Egiputa ni habi, mu mwijima ni habi, ni habi, mu mwijima ni habi. Igorogota uracyariho, uracyaboneka, amaraso aracyatemba ngo ndohembe ibyaha byanjye, wowe ubabambwe unjyana ungeze igorogota. Oh Yesu unjyana ungeze igorogota. Yewe Yesu unjyana ungeze igorogota. Otsumikana nacyo byamarira, wowe narihinde neza nabyo nta mumaro. Kubaho nakijijwe mbese bimaze iki? Ninde wanyorosoraho imbaraga mbi z'ibyaha? Akankiza akankiza mu y'umutima, akankiza akanyoza mu ndima y'umutima. Mbenyekana nacyo byamarira, nukuvuga neza nabyo nta kumaro. Urwaho kijwe mbese bimaze iki? Ninde wanyorosoraho imbaraga mbi z'ibyaha? Akankiza akanyoza mu ndima y'umutima, akankiza akanyoza mu ndima y'umutima. Yesu ashimwe. Mwongeye kwirirwa neza, ndabashimiye cyane ko mashe kunegera amatwi. Iyo nje kuvuga namwe mukantegera amatwi barishimwe ko Umwami Yesu Kristo aba yaturinze. Icyumweru kirarangiye, ni amashimwe pe, ni amashimwe. Mu minsi yashize nasuye umuntu mu bitaro, muri bya bitaro barimo abantu barembye. Ubwo naje kurimarika ko ntacyo mfite nshinja Imana. Ubwo naje kubibona ko ntacyo mfite navuga ngo Imana ntiyagikoze. Wenda hari ibyo twifuza umunsi ku wundi, ariko icya mbere ni ubuzima. Igishoro cya mbere ni ubuzima. Umuntu iyo afite ubuzima, hari umupasiteri ajya ambwira mu myaka yashize nko muri za 2015, naba ndi kumubwira nk'ikintu umuntu yakoze akambwira ati murekurira mu mezi 6 azakizwa. So rero mu gihe umuntu akiriho aba afite amahirwe yo gukizwa, afite amahirwe yo kuba umwana w'Imana. Niyo mpamvu Umwami Yesu Kristo ataraza, nuko agitegereje ko umubare w'abera wuzura. So rero Imana mu ijuru ishimwe kuko kuturinda, Imana mu ijuru ishimwe kubwo urukundo rwayo, ishimwe kuko twongeye kuza imbere yayo tugaterana. Ndabizi hari benshi baba batateranye, hari n'ababa bateranye ariko umwuka wera ahora ari mushya, ashobora kunkoresha, ashobora gukoresha mu rusengero aho umuntu yagiye, ariko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Reka tuzamure amajwi yacu dushime, dusenge, dushimire Uwiteka Nyiringabo. Mana yo mu ijuru, Mana y'amahoro, Mana y'icyubahiro, ndagushimiye kuko wandinze, gushimiye ko ndi amahoro, gushimiye ko wampaye imbaraga muri byose. Nukuri ibiduca intege biba ari byinshi, ibitubuza gukomeza urugendo biba ari byinshi, ibitubabaza biba ari byinshi, ibyo twibaza ngo bizagenda gute biba ari byinshi, ariko icyizere cyo kubaho kongera ukakitwuza mutima wanjye, muhaguruke mugende mbongere undi munsi, mukomeze muzabishobora, ukaduha n'amasezerano, ukaduha ibyo kwizera byinshi. Ntacyo nakunganya, nta nubwo nabona ukuntu gushimira, gusa umutima wanjye uragushima mu izina rya Yesu Kristo. Ushimwe no ku bantu bankurikiye, ushimwe ku bitangaza bitandukanye wowe wakoze. Ni ukuri ntabwo tubishimira ariko biba bihari, ni byinshi byo kuvuga, ni byinshi byo kugushimira. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Amen. So nifuje kuza kubaganiriza ikintu cyambayeho mu gitondo bujya gucya. Ntabwo
ntabwo nabona ukuntu mbivuga, ariko nabayeveye ngitekerezaho, ariko numva ko nza kukiganiriza, kuko Bibiliya iravuga ngo ntabwo tukiri abacu ngo twiyobore, turi ab'Umwami Imana. Ibyo iduhaye, ibyo itweretse, warning iduhaye, utuntu twose tweretse akenshi bishaka ngo turebe ko Yesu yakomeje avuga ngo tujye tumenya ibihe, tujye twitegereza ibihe, tugire n'amatwi yumva. So rero bujya gucya nagize inzozi, ni ubwa mbere mu buzima bwanjye nazigize. Narose ndi kumwe n'umukopine wanjye, ntabwo hano hafi, aba ahantu kure, ntabwo aba mu Rwanda. Noneho yari yambaye imyenda, ibintu harimo jone, igishati cya jone, hasi yari yambaye ikijipo, ntabwo nibuka, ariko yari yambaye ikintu cya black mu mutwe. Noneho twari turi ahantu hasa nk'aho ari muri waiting room, ahantu mutegereje ko babaha serivisi. Noneho ndamubwira nti bahagaze aha nze ngusabire serivisi. Ndagenda, ndangije kwisaba, ngarutse ndamubura, ngiye kubona mbona ya myenda yose yari yambaye iri hasi, we ntawurimo. Mumve namwe izo nzozi ukuntu zitangaje. mpita mbona tuvuga se afite izindi mbaraga akorana nazo. Umwuka yaratambwira no, itorero riratashye. Itorero riratashye. Ngiye kubona mbona umwana hirya nawe wari uhari avuye mu myenda aragiye. Nanjye numva ndakuruwe, ndagiye, mbona abantu bari kwirukanka. Ikintu cyantangaje ni uko nagiye kubona mbona dusa nkaho tugeze ahandi hantu, uko twavuyemo ya myenda tugeze ahantu. Nigeze mbona amafilimi menshi yarabuca, nayabonye kera, so mpita mbona ko ari kumwe itorero rizataha. Numva n'ubwa mbere narota ibyo bintu, mbona itorero ritaha. Nabibonye mu ijoro, hari nka saa 9, kuko sinongeye gusinzira, nabyibajijeho, numva umwuka wo nimbagize akantu k'ubwoba. So rero nifuza kubaganiriza ko rimwe itorero rizataha, kandi Yesu aravuga ngo uwo munsi ntawuzi, ngo n'abamarayika ntabwo babizi, ngo bizwi na Data wenyine. Noneho ntekereza ko hari abakozi b'Imana benshi nagiye numva bavuga ngo Jesus is coming soon, benshi babivuga. Noneho nanjye narebye ukuntu nabibonye mu nzozi. Noneho uwo mwana ikintu cyantangaje, ngo yari arimo ataha, nari namukoreye audio mubwira ibintu nabonye, arimo ataha ngo ageze ahantu kuri portail, ngo sinzi ukuntu mvishwe ijwi rimubwira ngo ese urabizi ko umunsi umwe muzava muri iyi si, atazi ko iyo message nayimuhaye. Bigaragara ko rero twizera amasezerano menshi ari muri iyi Bibiliya, iby'Imana izadukorera ineza, tukizera naho iva ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, nzaringaniza ahataringaniye, nzagendana nawe, ibyo byose turabyizera. Ariko ni ukuri ntabwo tujya tuba aware ku bijyanye n'ukuntu itorero rizataha, sibyo? So rero nabonye ukuntu bakuwemo imyenda, nanjye numva ndashidutse, nkuyemo ikintu cyanyemeje ko nanjye nagiye, nuko nahise mbona tubona tugeze ahandi hantu heza. Bigaragaza ko rapture izabaho. So Bibiliya rero mu Batesalonike ba mbere irabivuga neza, iravuga ngo itangira 4, igice cya 4 umurongo wa 16, aravuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga, hamwe n'ijwi ry'abamarayika ukomeye n'impanda y'Imana, ngo nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, ngo maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo. Urabura hazaba rapture, hazabanza hajyanwa abapfuye, abazaba bakiri ku isi nabo bazahita bagenda, itorero ritaye, ngo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo, ngo tuzamuke mu bicu gusanganira umwami mu kirere, ngo nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Bibiliya hasaba ngo nuko rero mumaranisha imibabaro, kubwirana ayo magambo. Abantu bizera Kristo, bizera umwami Imana. Hano hari ubwo Pawulo yabonaga ko hari igihe abantu bakakara bakibaza ngo ese iherezo ry'ubuzima rizaba irihe, kuko hari n'abantu bagiye bandika ibitabo, bakandika ku rupfu, bakandika nyuma y'urupfu, ntibabashe no kwasobanukirwa. Ariko hano Pawulo avuga ngo nuko rero mumaranisha imibabaro, mubwirane ibyanditswe, mubwirane ko tuzataha, umunsi umwe tuzataha. Noneho ikintu gitangaje Yesu yabwiraga abigishwa avuga ngo muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 32 bavuga ngo uko bizamera ubwo Yesu azagaruka, ngo murebe ku mutini, nicyo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi.
ngo nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Imbere yagiye avuga nyine ibintu bizaba, ishyanga rizatera irindi shyanga, intambara, indwara z'ibyorezo, ibyo byose turabibonesha amaso, ariko simvuze ngo ntitugire icyizere cyo komeza kubaho, ariko usanga akenshi tutabyitaho. Ni ukuri umuntu ashaka kwandikira verse mu gitondo bitewe n'ikibazo urimo, ko ati humura Imana iri kumwe nawe. Ni ukuri ngo nk'uko ngo utamenya ukuntu umwana akurira mu nda, niko n'inzira z'Imana zirenze igihumbi, bikakumara umubabaro bikagukomeza. Ariko ni ukuri uwanditse iryo jambo ni nawe wanditse iri ngiri, aravuga ngo nk'uko mu gihe cya Nowa byari bimeze, nk'uko byari bimeze. Turakomeje hasi ngo nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi, ngo ndetse ageze ku rugi. Ngo ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Aha niho tubona ko uwavuze bya bindi ngo humura, ni ngewe ngo se ko ntera kubyara sintera gutwita sintera kubyara, wa wundi uvuga ati humura ndi kumwe nawe nzaringaniza ahataringanye, ni nawe wanditse ibi, ni nawe watanze iyerekwa avuga ukuntu mu minsi ya nyuma hazaba hameze. Ngo ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ngo ijuru n'isi bizashira, ngo ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ngo ariko ngo uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi. Niyo mpamvu Yesu hari abavuga ngo bizamera nk'abakobwa 10 ngo bagiye kumva ngo umukwe araje. Bariya 5 bari bafite amatabaza yakayutse, iyo baza kumenya igihe umukwe azazira nabo bari kuba maso. Ngo nuko ngo naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Ahantu Kristo nawe yahamyaga ko ntabyazi, gusa Kristo ni Imana arabizi, kuko hari mu Batesalonike batubwiye ngo azaza ava ku bicu, niwe uzaza. Gusa ariko hano yashaka kubahamiza, ashaka kubumvisha ko ni byiza kuba maso, tugasenga ubudasiba, tukaba maso nk'abagenzi bari muri bisi imwe agenda avamo avamo, ariko hari n'igihe bitazaba ari kugenda umuntu avamo, bibe rapture. Urumva? Noneho arakomeza avuga ngo uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Uko iminsi ya Nowa yari iri, ngo bararyaga, niko biriva nk'uko bari bameze muri iyo minsi ngo yabanjirije umwuzure. Ngo bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkugi. Bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkugi. Kandi sinibuka imyaka, ariko iriya nkugi Nowa yayubatse mu myaka nk'10. Byareba neza muri Bibiliya, ariko ni mu myaka 10. Ngaho tekereza ikintu Nowa yakoze mu myaka 10. Ni gutya rero tujya gusenga ugasanga baradutuka, baravuga ngo barasaze, bariya ntabwo ari, ni ibicucu, nta bwenge bafite. Ngo se ngo nawe ngo hari umuntu ugeze ampamagara arambaza ngo ijwi ko ryasare, ngo kandi wasanga uri mu masengesho. Ngo ariko ayo masengesho uhoramo ni uko nguko bigenda. Ngo bararyaga, baranywaga, babona ubuzima buri normal, bakibwira bati niko bizahora. Niko Yesu avuga ngo umunsi Nowa yinjiriye mu nkugi ntibabimenye kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Ni nako n'Umwami Yesu Kristo azaza. Ngo ni nako kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Ngo icyo gihe abagabo 2 bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore 2 bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi Umwami Yesu mwanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyo abanyurugo yamenyaga igicuku umujura azaziraho, yabaye maso, ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Kuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azazira. Murabona ukuntu tuba turi uruvunganzoka, bamwe bajya mu kazi, abandi bajya haca. Buriya harimo abana b'Imana, rabucibaye harimo abantu bahita bataha. Abo ni abari maso. Make sure ko muri bari abantu mu muhanda baba bagenda mu modoka, bagenda n'amaguru, abari muri bisi, abari hariya muri gare downtown bari gutega. Make sure ko kari akavuyo mu bantu Yesu aje nawe waba urimo.
wahita ugenda muri office ahantu wicaye mukoreramo muri benshi. Ni ikihe kigo gikoreramo abantu benshi? Razi navuga Rwanda Revenue se, sinzi ikigo gikoreramo abantu benshi, ahubwo ugasanga buri wese ari ku mashini ariko rabuca ije wajya kubona ukabona aragiye. Nanjye nagiye kubona mbona abantu bakuyemo imyenda baragiye. So niho nahise mbona ko disi bya bintu ari byo nanjye numvaga ari ibintu bizaza, niko Bibiliya ivuga. Ntabwo biri precise umunsi, twese twumva ko ari ibintu bizaza, ubwo nyine bizaza icyo gihe. Ariko Bibiliya yavuze ngo yaba ngo nyiri inzu yamenyaga igicuku umujura azaziramo yaba maso. Ntabwo umujura ashaka kuguteguza ngo ejo nzaza kukwiba. So rero izo nzozi nagize zampaye revelation cyane ikomeye, nahise numva ngize nk'akantu k'ubwoba, ndavuga Mana cyakoze umpe kugukiranukira, umpe kukubaho nk'uko ubyifuza. Mbese nahise mvuga Mana, ururimi rwanjye, umutima wanjye, ibitekerezo byanjye, akazi kanjye, ubuzima bwanjye bwa buri munsi ndabikugobororeye, reka bijye biyoborwa nawe kugira ngo mbasheho kubaho niteguye. Umwami Isa atazaza agasanga umutima wanjye warakayutse. Ni ukuri hari ibyanditswe byinshi bivuga kuri rabuca nagiye mbireba kuko nahise mbaye interese. Hariya mu Batesalonike dusomye babivugaho, sibyo? Babivugaho mu Bakorinto, babivugaho ngo twese tuzahagarara imbere y'intebe y'urubanza. Bivuga ko uwo munsi uzabaho. Muri Yohana 14:3 bavuga ngo kwa data hari amazu menshi. Niko Yesu yavuze ngo iyo aza kuba adahari ngo nabyo simba mbibabwiye ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Bivuga ngo aho hantu harahari. Bibiliya ivugaho amaverse menshi. Muri Luka 10:20 ngo mwishimire ko amazina yanyu. Hano Yesu yabwiraga abigishwa be ngo ntimukishimire ko abadayimoni babumvira, ngo ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe hehe? Mu gitabo cy'ubugingo muri Kristo Yesu. Noneho Mark 13:32 ngo ntawe uzi isaha cyangwa igihe. Nabaye interese pe, ndavuga ibi bintu biriseriye. Ibyahishuwe naho barabivuga, Matayo naho barabivuga, Filipi baravuga ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru. Hari n'ahandi mu Batesalonike, mu Kolosayi avuga ngo mwifuze ibyo mu ijuru kuko muri abo mu ijuru mwifuza ibyo mu ijuru. Bivuga ngo aho hantu harahari. Ntabwo tuhazi, ntituragerayo, ariko iyo haravuze ngo mumaranishe imibabaro, mubwirane ibyanditswe, mubwirane ayo magambo. Ni nk'aho Pawulo yababwiraga ati muhumure uyu muruho murimo, hari ubundi buzima bwiza muzahaba. Ari naho Yesu yavuze ati ndagiye ngiye kubategurira aho muzaba. Ngo cyakoze ayo mazi y'abazakuba adahari ngo nabyo mba mbibabwiye. Bivuga ngo aho hantu harahari. Ni ukuri ntekereza ko nk'abantu benshi bagiye bumva ama evangile mu Bakatolike, abasomye Bible cyangwa abashobora bayisoma, muzi neza inkuru ya Lazaro na Nyamutunzi. Murayibuka iriya nkuru? Kuri iyi si hari ubwoko bubiri bw'abantu, hari umuntu ukize, hari n'umuntu ukennye. Uri muayene nawe navuga ko akennye kuko hari abakire koko, sibyo? So umukire representinga Nyamutunzi, umukene sinavuga ngo nciye urubanza, ariko ndashaka kwereka ko kategori zose z'abantu zihari. Bivuga ngo umunsi umwe azajya mu ijuru, undi asigare hanze. Kandi wa wundi wimye undi ajya avuga ati wambabare ukabwira Abrahamu agakoza uducanshwe, Abrahamu wabwiriye Lazaro akakoza uducanshwe ku rurimi rwe, agakoza ku rurimi rwanjye, ati cyangwa akajya kuburira abantu. Hari ahantu zaramusubije ngo hari abahanuzi benshi bazamuburira. Niko Abrahamu yasubije Nyamutunzi. Ngo hari abahanuzi, sinibuka neza ukuntu bavuga, ariko bambwira ngo hari abahanuzi benshi bazaburira bene wabo buriya Nyamutunzi. Kavuga ngo se ngo wakohereje ngo Lazaro agasubira ku isi akaburira ngo bene wacu, ngo hari abahanuzi benshi. Bivuga ngo ubu ngubu turi mu gihe cy'ubuntu, abahanuzi ni benshi. Iyi message nahawe uwo twari kumwe nawe yayihawe, maybe ko hari n'abandi bantu umwuka wera yayihaye benshi kuri iyi si. Ibibutsa ngo bana b'Imana mube maso, umunsi umwe tuzava kuri iyi si. Simbabujije ngo ntimukore ibyo mugomba gukora kuko nabyo ça fait partie ya report tuzatanga, ibyo twahawe, uko twitwaye, societe twabayemo, ukuntu abantu twabanye nabo. Ariko ni ukuri tube maso, tuvuga ngo umunsi umwe tuzataha mu ijuru. Kandi ni ukuri iwacu ntabwo ari kuri iyi si. Imana ntabwo yaduhamagariye kutwandagaza gusa, yatwemereye ko tuza kuri isi tugakora misiyo yifuza ko dukora, ariko ntabwo ari kuri iyi si. Ubwo mu Bafilipi barabivuga, mu Baroma baravuga ngo ubwiza tuzabona ntibushobora kugeranwa n'imibabaro y'iyi si. Abaroma 8 igice cya 18 kugeza ku cya 19. Reka tuharebe tuhasomeho gatoya. Cya 8
18 kugeza kuri 19 aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye, ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegeranyije amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, ngo kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Uvanga abana b'Imana bari ku rugamba. Ibi byaremwe nubwo byashyizwe mu bubata bwo kutavuga no kutagira gute, n'abamarayika n'ibindi biremwa byose baravuga ngo dutegereje umugeni wa Kristo uzatsinda ruriya rugamba. Urimo urabyumva? Niyo mpamvu bidusaba kuba maso. Kuba maso rero Yesu ajya avuga ngo musenge ubudasiba, ngo musenge ubudasiba. Nuko yari azi ko mwendere geste dusibye tugira ibibazo, kandi ibyo bibazo bitujyana kure, kubivamo biba bigoye, sibyo? Hari igihe umuntu ajya nko mu bapfumu akagira ngo biramworoheye, kandi umuntu wese winjiye mu nzu y'umupfumu asigamo inyenyeri ye. Muremera ko abana b'Imana tugira inyenyeri? Umunsi Kristo yavutse, inyenyeri ye yaratse, abashumba aho bari bari kure hatazwi baza bayikurikiye. Bivuga ngo umuntu wese yaba icyaremwe gishya agira inyenyeri. Iyo ugiye mu bapfumu rero ukinjira muri turatuzo uyisigayo, kuko nabo bafite amasezerano bagiranye n'isi y'umwijima, sibyo? Bivuga ngo rero hari ikintu umuntu akora byoroshye. Nagiye ndeba amadeliverance y'abapasiteri batandukanye, mbona umuntu ari mu kagare yabaye paralize ku bintu tutazi. Tuvuge ngo umuntu akagenda akajya mu bapfumu ati mungirire gutya kanaka mu mwice cyangwa mumugirire nabi, ugasanga uwo muntu utanzeho igitambo ni umukristo, kumugirira nabi birakunaniye. Ibyo wamushyizeho wifuje ko wamukorera bikakugaruka, ukajya mu kagare. Wumve ko yagiyeyo bimworoheye. Kugira razave kuri iyo ngoyi harimo kubanza kumva ko umutima w'umwemeza, agakenera Imana, agasaba imbabazi, akanababarira, kuko uyu ujya kugirira nabi umuntu nuko nta mbabazi uba umufitiye. Ukanababarira, wamara kubabarira ukongera ukumva ukeneye gukizwa, no kubw'ubuntu bw'Imana Imana yabona ko wabaye seriye koko ikabiguha. Ngatanze nshaka kumvisha ko ni kenshi tujya mu bintu twibwira ko byoroshye, kubivamo bikatunanira. Rero Yesu yavuga ngo musenge ubudasiba mutagwa mu bishuko. Nuko iyo dusenga ubudasiba umwuka wera tugayidinga kuva mu biba sorry sinzi ikibazo kari kabaye, sibyo? Narimo mbabwira ni hari igihe tujya mu kantu koroshye ukumva ishyari, umuntu agiriye undi ishyari, atekereje kujya mu bapfumu, tayaratanzeho amafaranga ye, inyenyeri ayisizeyo, avuyeyo yibwira ngo biroroshye. Buriya ubugize tayari connection n'isi y'umwijima, uba wihakanye imbaraga z'Imana, ko cya kintu wifuza kukibwira Imana byakunaniye. N'uwo muntu naho yaba yakubangamiye, buriya nta kintu Imana idashoboye. Rero Yesu avuga ngo musenge ubudasiba, yagira ngo tutagwa mu moshya nk'ayo yose, tutagwa mu bishuko, kuko iyo umuntu asenga ubudasiba agirana ubusabane na Holy Spirit akakugayidinga handi hose ugize intege nke, akagukomeza ati hangane, uyu yaguhemukiye, ihangane, uzabirenga, uzagira gute, bizagenda gute. Ugasanga kubera guhora uri connecte n'ijuru, ijuru rikugayidinga umunsi ku wundi, ukuntu ubyitwaramo, ukuntu ugenda. Ni ukuri ndababwiye, igihe cyose atabaye gusenga, atabaye connection n'ijuru, umuntu arakakara. Rero Yesu aravuga ngo uko byari bimeze mu minsi ya Nowa, ngo bararyaga baranywaga, nta kibazo na kimwe cyari gihari, abantu babonaga ari sawa. Ni nk'ibi bihari, boite, inzoga, gusohoka ntabwo ari bibi pe, simbicireho iteka, ariko ibyo ntibitwibagize ko turi mu rugendo. Hari ibintu biba umuntu akaba atazi, ariko nk'abana b'Imana batarakizwa, kuko nabo barahari. Sinavanga umuntu yitwa Imana y'Imana ngo nuko yakijijwe, ariko hari abantu umwuka agifata agihamagara, abo nabo bazakizwa. Iyo ari umuntu ubizi, umwana w'Imana abimenyera gute? Ajya muri ibyo byose ariko akumva umutima we uri empty, harimo ikintu kirimo kibura. Malgré yishimishije bishoboka, harimo ikintu kimwe kibura. No kubwa Nowa nuko byari bimeze, uko kwishima ntabwo kwari kwabuze, kwari guhari, ariko ntibamenye. Muzasome neza amateka ya Nowa, iriya nkuge bayubatse imyaka 10, sinibuka neza ariko imyaka ndumva ari 10, ariko kugira ngo bubake imyaka 10 abantu batari bareyariza ko hari ikintu kiri kuba kidasanzwe. Ubwo nuvuga ngo ni kimwe n'ubu ngubu, niko Yesu avuga. Rero maze kugira izo nzozi, mbonye ukuntu abantu bakuwemo imyenda ikagenda isigara hasi, naje kubona ko itorero koko rizataha.
mbere nigishaga ibintu ntazi neza cyane ko ntawe ubizi, na Kristo aravuga ngo n'abamarayika ntabwo babizi, ngo nawe ntabyazi, niko yashatse kuba umwana w'umuntu ntabyazi, ngo bizwi n'Imana yonyine. So rero Yesu avuga ngo mujye mumenya ibihe, mujye mumenya ibihe. Hari ikintu nabonye nko mu myaka nka 15 ishize, sinzi imyaka nari mfite, ariko kandi nari mfite ubwenge. Ntabwo aya matorero ahari yari ahari, abahanuzi bahari ntibari bahari, abaramyi bahari ntibari bahari. Kandi Bibiliya avuga ngo muri iyo minsi ya nyuma, muri Yoweli igice cya 3 cya 2, ngo nzasuka umwuka wera ku bantu banjye, ngo mu minsi ya nyuma. Bivuga ngo iki nacyo ni ikimenyetso cy'iminsi ya nyuma. Bivuga ngo Yesu arashaka ko tumenya ibihe. Avuga ngo ishyanga rizatera izindi indwara z'ibyorezo. Covid yaraje ya mbere ivaho, hazi ya kabiri zonzi, iriya imaze iminsi ihari. Iya gatatu nayo yaje ngo yitwa variya, iya kabiri niba yaritwa gute sinibuka uko yitwa, ariko ziratandukanye urebye ukuntu zimeze. So bivuga ngo izo ni indwara iriya yo yaje nyine ari simusiga, ariko indwara z'ibyorezo zarahahoze, za malaria zarahoze, za sida. Aho wumva umwana w'imyaka 3 afite diabete, ibyo bintu kera ntabwo byabagaho, sibyo? Bivuga iki rero? Ngo indwara z'ibyorezo zirahari, intambara ku isi, ishyanga rizarwana n'irindi shyanga. Murabibona intambara duhoramo, cyane cyane les Afrique duhora mu ntambara zidashira. Bivuga ngo rero ibintu byose byanditse muri Bibiliya nibyo, ahubwo ikibazo dufite ntabwo tumenya ibihe, ntitumenya aho isi igeze, ntitumenya ibihe Kristo yavugaga bigeze. Ngo muri icyo gihe abantu basobanukiwe neza kiriya gishushanyo kiri mu gitabo cya Daniyeli, ibumba, ibyuma, ibintu nk'ibyo. Abazi kubisesengura neza bavuga ko turi hasi ku birenge, ko ariyo periode tugezemo, periode y'ibyondo y'ibumba. Bivuga ngo ni periode yoroshye izava, ngo hakaza banavuga bya bisimba bizaza, ariko bavuga ngo hazaza undi mwami ngo uzategeka ibihe byose. Bivuga ngo igihe cya Kristo kiregereje. Njye ntabwo nzi imyaka mfite kuri iyi, ariko kuba nagize zino nzozi Mwuka arashaka kunyemeza ko ibyo bintu ari ukuri. Maybe ko yari yarabonye ko ntajya mbyitaho ntanabizi, ariko ashatse kunyemeza ko ibyo bintu ari ukuri. N'uwo mukobwa yampamagara arambwira ati ijwi ry'Umwuka ryamubwiye ko rimwe tuzava muri iyi si tukagenda. Nawe ni umuntu ukunda gusenga. Ndarebye n'ukuntu abapasiteri muri ino minsi babivuga ngo umwami Yesu Kristo araje vuba, araje vuba, araje vuba, araje vuba. So ntabwo ibi bintu ari urusaku, nta nubwo ari n'amagambo, ni ukuri. Pawulo avuga ngo mumaranishe imibabaro kubibwirana, mubwira abera, muhumure tuzava muri isi, muhumure tuzataha. So ibi byanditswe rero nabonye ni byinshi bivuga kuri izi sije. Twe tugeze mu Baroma, mu byakozwe n'intumwa, haravuga ngo si ibyanyu kumenya ibihe, nabyo barabivugaga. Daniyeli ngo abapfuye ngo bakijwe bazazuka, nawe yarabivuze. Abakorinto ngo imibiri yacu izahindurwa. Bivuga ngo ibi bintu nibyo. Mu Batesalonike twavuze twahabonye ngo abagore babiri bazaba basya hamwe, umwe agende undi asigare. Yesu yarabivuze ibi nabyo, ngo icyo gihe ngo izuba rizijima. Muri Marike barabivuga. Bivuga ngo rero ibi bintu ni ukuri, ni ukuri. Itorero tuzataha. Reka rero dusaba umwami Yesu Kristo aduhe kuba maso, kugira ngo itabaza ryacu rijye rihora ryaka. Ariko njye nabonye iyo uri connecte n'ijuru, ntabwo mvuze ko ibibazo udahura nabyo, kuko Yesu avuga ngo ijambo ry'Imana avuga ngo nuca mu mazi ntabwo azakurengana, nuca mu muriro ntuzashya. Ariko nta kintu na kimwe bigeze batubwira ko tutazabicamo. Ahandi Yesu aravuga ngo ntimugire ubwoba, naranesheje. Abakatolika barema indirimbo nkunda avuga ngo murabe intwari kandi mube maso, kuko mukiri mu isi y'amagorwa, ibihakorerwa byose ndabizi, ntimugire ubwoba nabibayemo, ntimugire ubwoba nabibayemo. Ahandi aravuga ngo uri muri mwe aruta cyane uri mu bisi. Ahandi aravuga ngo nabonye Satani amanuka nk'umurabyo, ngo ariko muhumure naranesheje, ngo nabahaye ubutware. Yaduhaye ubutware bwo kwica inzoka na sikorupiyo, ibintu nk'ibyo. Ariko arangije avuga ngo ntimwishimire ko abadayimoni babumvira, ngo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ndabashimiye. Imana yo mu ijuru itugirire neza, iduhe kuba maso, ihwejeshe amaso yacu, turebe, tumenye ibihe, nk'uko tumenya amasaha y'akazi n'ibindi tujyamo, tumenye n'ibihe by'isi ahantu bigeze, tubigereranye na Bibiliya.
mwami Yesu Kristo twuzuzemo imbaraga umunsi ku wundi, twuzuzemo ubushobozi, twuzuzemo kwihangana, twuzuzemo gukomeza urugendo, twuzuzemo imbaraga, twuzuzemo amaso y'umwuka wera. Duhe gusenga kuko twe ntabwo twabishobora atari wowe. Duhe gusenga, reka uduhe gusenga ubudasiba, reka uduhe imbaraga zo gutsinda icyaha n'ikibi cyose, reka ukomeze uturebere maso, uturinde muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo abantu bose bazumva ino nyigisho, umwuka wera azabagenderere, kandi uburinzi bw'Imana buzabaho muri kino cyumweru. Ubwami bw'ijuru buzagote inzira zanyu zose, buzababera urumuri, buzabayobore. Ineza y'Imana izagendane namwe, imigisha y'Imana izagendane namwe, Imana izahaze kwifuza kwanyu kandi izakore n'ibirenze ibyo twe tuyisaba. Reka buri wese uzumva ino nyigisho azabona umwami Yesu muri kino cyumweru cyiza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. So Juste, Imana iguhe umugisha kandi ikomeze ikwiteho, ndagukunda urabizi. Shalom.